aho yavuze ngo nimutinyuke mwanga ikibi kabone nubwo cyaba kivugwa n'umuntu mukuru cyangwa mufitanye isano, mukomere ku bumwe muzirukane u Rwanda igihe cyose. Rero navuze ngo gukunda umuntu waremwe mu ishusho y'Imana ntabwo wabitandukanye no gukunda Imana. Niba udakunda umuntu waremwe mu ishusho y'Imana bavuga ko ukunda Imana gute? Aranavuga ngo iyo umukobwa agize ububasha akagira imbaraga, umuryango n'igihugu bibyungukiramo kurushaho. Yaravuze ngo urukundo niwo muhamagaro duhuriraho twese mu myemerere yacu itandukanye, rukaba kandi indangagaciro isumba zose. Urukundo niwo muhamagaro duhuriraho twese, dushobora kuba dufite imyemerere itandukanye, dusengera mu madini atandukanye, ariko niba hari ikintu duhuriraho twese ni urukundo, nk'uko duhurira no ku Mana imwe. Impamvu bajya bavuga ngo Imana ni urukundo. Urukundo ni icyita rusange mu ndangagaciro zose. Yaravuze ngo nta mpano nziza wahaba ukunda iruta kubabonera umwanya, kubonera igihe umuryango wawe, abana bawe, umufasha wawe, abantu bawe, impano ikomeye cyane. Navuga ngo tujye twishimira ibyagezweho ariko dushyiremo akitso, dukomeze dukore cyane kurushaho. Muri make nta kwirada. Rero navuze ngo iby'abana bacu babyiruka babona dukora ni nabyo bashobora gukora iyo bamaze gukura. Bindi byuko uwibahetse aba yigisha uri mu mugongo. Singaye na wundi wavuze ngo nitukagaye urubyiruko ahubwo tujye tugaya umuryango urubyiruko rukomokaho. Ikibazo ni twe, ntabwo ari urubyiruko. Turamutse dufite umuryango mwiza ntabwo twakabaye dufite urubyiruko dukeneye gukosora cyane. Iby'abana bacu rero babyiruka babona dukora ni nabyo bashobora gukora iyo bamaze gukura. Yaravuze ngo abana n'umusingi w'ahazaza h'igihugu, iyo wabashoyemo ubushoye mu hazaza h'igihugu. Aranavuga ngo ubuzima bwiza bw'umuryango ni umusingi w'umuryango mugari utekanye. Rero navuze ngo umuryango urenga ibihe uri kumwe. Umuntu ashobora guhitamo ko urushako rwe rwahinduka ijuru rito cyangwa se imbaraga zidafite igisobanuro. Impamvu umuryango urenga ibihe bibi uri kumwe. Yaranavuze ngo nta bakundana bashobora kunyura mu rukundo bakingiwe ibihe bibasaba kwihangana no kugaragaza ko bakuze. Nta kintu cy'agaciro gishobora kugerwaho hatabayeho kurenga ingorane. Niyo mpamvu akayunguruzo k'urukundo ni ukwihangana no kuba munini. Yaranavuze ngo hari indorerwamo ebyiri urushako rukwiye kureberwamo. Indorerwamo ni ukuzuzanya no kwihanganirana. Yaranavuze ngo umuntu ashimirwa ku bw'amahame yashyiriyeho ubuzima bwe n'ibyemezo bizima yafatiye ubuzima bwe, akanengerwa ibyemezo bibi yafatiye ubuzima bwe. Yavuze ijambo rikomeye ku bijyanye n'urugo ngo urugo rudasukwa mu rukundo ntirishobora kurukugarurira. Ntabwo mu rugo wahasanga urukundo utajya urusukamo. Urugo rugomba guhora rusukwamo urukundo. Iyo imigomororo y'urukundo yakamye mu rugo, urugo ruba ruhagaze ku manegeka. Mu rugo hagomba kuba urukundo kubera ko niho hantu ujya mu gihe ahandi hose byanze. Mu rugo niho hantu ujya mu gihe udafite ahandi hose ho kujya. Yaravuze ngo umunyarwanda akwiye kurangwa n'ibintu bibiri by'ingenzi: ubumwe n'ubupfura. Aranavuga ngo gukumira no kurandura burundu ikibazo cy'inzoga zikabije no kurinda umutekano w'umunyarwanda, uw'umuryango we bwite n'uw'umuryango mugari. Inzoga nicyo kintu kitajya kiza cyonyine, nacyo kintu kitajya kigenda cyonyine. Niyo igiye ijyana n'ibindi bibi byinshi. Burya iyo uzanye inzoga mu buzima bwawe iziherekejwe n'ibintu byinshi: indwara, kanseri, indwara z'umutima, indwara z'ubwonko, indwara z'umwijima, ikaziherekejwe n'ubukene, inshuti mbi, kubaho ubuzima butari ku murongo, umujagararo n'ibindi bibazo amagana. Niyo uyikuye mu buzima bwawe ijyana n'ibyo bibi byose navugaga haruguru. Yaravuze ngo kunda abandi nk'uko wifuza gukundwamo nabo. Buri kimwe cyose wifuza gukorerwa banza uhinduke icyo nawe ugikorera abandi. Kunda nk'uko wifuza gukundwa rero. Mu magambo yose yavuze munyemerere nyasoreze kuri iri. Yaravuze ngo nta kintu cyubaka sosiyete itajegajega nko gukorera hamwe. Isi irabogama iyo uri nyakamwe, ariko isi irahemba iyo mwishyize hamwe. Iyo mwishyize hamwe murayivunjira.
ngaho rero amagambo meza kandi y'inkomezi yubaka, amagambo yahindura ubuzima yavuzwe na Her Excellence Madame Jeannette Kagame.